Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero amagambo meza twatangiye mu gitabo cy'Ibarura, mutwe wa 22, Balamu, inkuru ya Balamu na Balake. Uyu munsi tugiye guhera ku murongo wa 28. Uhoraho avugisha ya ndogobe maze ibwira Balamu iti nagutwaye iki kugira ngo nkubite inshuro 3 zose? Balamu asubiza ya ndogobe ati nuko unsuzugura uko wishakiye. Ubu iyo ngira inkota mu kiganza nahitaga nkwica. Indogobe iramubwira iti ntabwo se ndi indogobe yawe wagendeyeho kuva kera? Hari ubwo se nari nsanganywe iyo ngeso yo gusuzuguranya? Balamu arasubiza ati oya. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Turagenda rero buhoro buhoro nkuko tumaze kubimenyera. Ubwo rero tugiye kumva Balamu n'indogobe. Balamu yakubise indogobe kubera ko indogobe yari yanze kugenda. Twarabibonye rero mu minsi ishize, tubona yuko hari ubwo indogobe yacu ijya yanga kugenda, hari ubwo dukutiriza Imana dusaba ikintu kikanga kukiduha, ariko ari twebwe bifitiye akamaro. Haleluya. Balamu iyo Imana imureka akagenda, yari kugerayo agakora ibyo umutima w'umubwira, yamara kugerayo akoreshejwe n'irari akaba yavuma kandi Imana itabimwemereye, noneho agahanwa akaba yabikurizamo urupfu. Imana yo mu ijuru kwera ko igira impuhwe yatangiriye Balamu mu nzira, iravuga iti wikwirwa ujyayo kuko kujyayo kwawe ni akaga kuri wowe, ahubwo banza wisuzume urebe koko niba ikikujyana ari cyo koko nakubwiye, niba koko uzakora ugushaka kwanjye. Ubwo rero kubw'amahirwe nyine Balamu Imana yamutangiriye mu nzira. Muvandimwe ugana mu ijuru, Imana ijya yemera kudutangira mu nzira tutaragera iyo tujya, mu migambi yacu tutarayisohoza, ikaza kutuganiza kutubwira iti nyamara ibyo mwirukamo nimubanze murebe niba koko ari ibimpesha ikuzo n'icyubahiro mu isi. Muvandimwe mwiza rero, nawe uyu munsi ugiye kwisuzuma, wirebe uhereye kuri Balamu, urebe ukuntu yasuzuguye Imana, nawe urebe niba koko icyo wemeranywa n'Imana mbere y'uko uhaguruka koko unagikora. Haleluya. Ntabwo rero kenshi na kenshi ntabwo dukunze gukora icyo twemeranyijwe n'Imana, usanga twaremeye ikintu ariko kugisohoza bikatunanira. Balamu rero uyu munsi agiye noneho kutubera isomo. Haleluya. Agiye kutubera isomo, tugiye kumva ukuntu Balamu byamugendekeye, kuko Uhoraho yavugishije ya ndogobe maze ibwira Balamu iti ndagutwaye iki kugira ngo nkubite inshuro 3 zose? Iki kibazo rero na Yezu yarakibajije ubwo yavugaga ati muryango wanjye nagutwaye iki cyose nakubabajeho nikiye ngaho nsubiza. Muryango wa Yezu, muryango wanjye nagutwaye iki, icyo se nakubabajeho nikiye ngaho nsubiza. Kubera iki? Kubera yuko abantu dukunda kwitura inabi. Ni ukuvuga ngo umuntu atugira neza tukamwitura inabi. Yezu yatugiriye neza ko twakomeje kumugirira nabi. None rero n'indogobe yagize neza, itwara Balamu, ndetse iyo biboneye marayika igerageza no kugikwepa ishakisha inzira ngo irebe ko yakomeza urugendo biranga. Noneho Balamu we nk'uko ari umuntu, icyo yakoze ni ikintu kuyihondagura. Indogobe rero ibajije cya kibazo Yezu yatubajije ati muryango wanjye nagutwaye iki, icyo nakubabajeho ni ikihe ngaho nawe nsubiza. Indogobe iramubajije iti nagutwaye iki kugira ngo nkubite inshuro 3 zose? Uri kumva mu by'ukuri Balamu mu gukubita yarahondaguraga kubita. Noneho rero indogobe iribandara yaho ngaho. Noneho ikamubaza itese ko nta kwirukanyije, ko nta gutuye hasi, ni ukubera iki wowe udashaka byibuze no kubona ko hari ikibazo cyaba gihari? Muri iki kibazo cy'iyi ndogobe rero tugiye kumva ijambo rya Yezu twagereranyije n'indogobe, atubaza muryango wanjye icyo nakubabajeho ni ikihe koko gituma umemukira bigeze aha ngaha. Ntabwo rero twakwirwa tubishidikanyaho ko ari twebwe muryango w'Imana ukomeje kuba mubi, w'abantu bakomeje gukubitagura Uhoraho tudashaka kumva amabwiriza ye.
noneho rero Balamu yashubije ya ndogobe ati nuko unsuzugura uko wishakiye ubiyongera inkota mu kiganza nahitaga nkwica. Ayo niyo magambo rero dukunze kuba dufite muri twebwe, tukumva yuko mbese muri make nibyo twakoreye ya ndogobe bidahagije. Ni ukuvuga ngo Balamu yari yuzuye uburakari, Balamu yari yuzuye umujinya mwinshi cyane. Uhereye kuri iki gisubizo yahaye y'indogobe urahita wumva uko Balamu yari ameze. Noneho ukaba wakwibaza utese niba Balamu yari yahagurukijwe n'ineza agiye gukora ugushaka kw'Imana, ni ukubera iki yarakariye iyo ndogobe? Urumva rero hari ibintu burya abantu bakora mu buryo bwihishe, ariko uko ugenda usoma, uko ugenda usesengura ukaza kubona icyabiteye. Ni ukuvuga ngo Balamu yari afite umutima mubi, ni ukuvuga ngo Balamu yari umuntu mubi pe. We yari yahagurutse avuga ati uriya muryango ndanawuvuma. We nicyo gitekerezo yari afite. Ibyo rero bigashimangirwa n'ibi ngibi yakoze. Niba Balamu yari yahagurutse avuga ati icyo Uhoraho, kuko Uhoraho yaramubwiye ati ndakwemereye genda, ariko ukore gusa icyo ngutegeka. Ahagurutse yaragiye gukora icyo Imana imutegeka. None ageze mu nzira indogobe irahagaze. Ubwo se tuvuge ko ari ishyaka ry'Imana ryatumaga kubita indogobe ngo yihute? Ngewe impamvu navuga ko atari ishyaka ry'Imana nuko iyo Imana ikoze ikintu nawe urakibona, iranakuvugisha. Rega mbere yuko marayika avugisha indogobe yashoboraga no kuvugana na Balamu, akamubwira ati Balamu rero ndabona ibitekerezo ufite atari byo. Ariko marayika w'Imana yabuze aho ahera Balamu, kuko Balamu yari yasharije, yari yarakaye, mbese yari afite umutima mubi. Wa mutima rero mubi niwo watumaga atabona marayika w'Imana. Uwo mutima mubi rero wari uwuhe? Wo kudakora gushaka kw'Imana. Indogobe rero impamvu yavuganye na marayika, impamvu indogobe yabonaga marayika, nuko indogobe yakoraga gushaka kwa shebuja. Haleluya. Ugushaka niko kwatumye indogobe ibona marayika, kudashaka niko kwatumye Balamu atabona marayika. Ni ukuvuga ngo Balamu yaragiye ariko avuga ati njyewe nta kindi ndi burebane nawe, mbese uriya muryango yewe si ukuwuvuma gusa, si ukuwuvuma ahubwo ndawumariraho. Mbese ni nko kuvuga ati ndawumariraho uburakari, cyangwa se ndafata n'akari gasigaye mu ndiba kumuvuma. Mbese twose ntushyire kuri uriya muryango. Mu kudakora rero, mu kudashaka gukora ugushaka kwa shebuja, niho kwatumye atamenya ugushaka kwa shebuja. Ni nacyo cyatumye akomeza guhondagura indogobe, kandi indogobe yo yari mu nshingano zayo. Ni ukuvuga ngo indogobe yari yabyemeye, yari iri mu kazi, iri kugenda nk'uko shebuja yayitumye. Noneho shebuja rero kwa gukora ugushaka kwa shebuja kw'indogobe niko kwatumye ibona, niko kwatumye ya ndogobe ikomeza kubona marayika. Noneho Balamu kubera ko yari adafite umutima wo gukora ugushaka kwa shebuja, byabaye nk'igihu cyari kimuri mu maso, bigatuma atabasha kubona ugushaka kw'Imana, bigatuma atabasha kubona imbere, bigatuma rero marayika amuhagarara imbere Balamu ntamubone. Kubera iki? Umutima we wari wamaze kuba umukara, amaso ye yari yamaze guhuma, ikibi cyari cyamaze kumuhuma amaso, bituma atabona marayika. Ariko ya Mana yacu igira neza, itazajya iduheza mu kangaratete, niko navuga. Iraje, haleluya, iraje ibigenze neza. Ya Mana iraje, amina, haleluya, kuko ariyo yemereye Balamu. Yaravuze iti Balamu rero nkomeje kukubuza, mu by'ukuri naba nivuguruje kucyo navuze, noneho ndakwemereye, reka nze nkwereke uko bigiye kugenda. Ubwo nibwo rero marayika noneho yigaragarije Balamu. Ariko mbere yuko Balamu yigaragarizwa na marayika, hari ijambo rikomeye tugomba kureba. Yarabajije ati indogobe yaramubajije iti nagutwaye iki kugira ngo nkubite inshuro 3 zose? Izi inshuro 3 rero nazo reka wenda mbere yuko dukomeza tubanze tuzivugeho. Inshuro 3 zifite ikindi gisobanuro. Yezu mu nzira y'umusaraba yaguye inshuro 3. Ni ukuvuga ngo uyu mubare 3 ufite igisobanuro cyo mbese cyo kunozwa, navuga ngo kuzuza. Ni ukuvuga ngo Balamu ntabwo yikubise 3 gusa, yikubise kenshi, ariko bibaye bigabanywa mu nshuro 3. Ni ukuvuga ngo yarayikubise arayinoza. Haleluya, nicyo bishaka kuvuga. Balamu rero yarayikubise, ayikubita ntamuwe arayinoza. Yezu yaguye 3, baramukubise ntamuwe baramunoza.
Yezu kandi bamwe bavuga yuko Yezu wenda yabambishijwe imigera 3, abandi bakavuga 4, ariko Yezu ngewe yambwiye 3. ni ukuvuga rero ngo Yezu bafashe imigera mu biganza 2, bafata n'ibirenge barabigerekeranya, bateramo umusimari umwe uhinguranya ibirenge byose. Bikavuga rero wa mubare 3 niyo migera uko ari 3 yahamangije Yezu ku musaraba bikamufatishaho. Ibyo byose 3 bikaba bisobanura ikintu cyuzuye, mbese muri make n'ububabare navuga ngo bwuzuye butagira ikindi kintu warenzaho. Kuko Yezu ko yakomezaga kugwa niko n'umusaraba wagendaga urushaho kumunanira. Imana mu butatu nayo ni 3, ariko no kuvuga ngo hejuru y'Imana 3 ntazina, mbese hejuru y'ubutatu butagatifu nta yindi Imana ishobora kujya. Mbese biruziye birasendereye. Haleluya. Indogobero yakubiswe 3. Ibyo marayika yavuze ati kuki wayikubise 3? Indogobe ivuga iti wankubise 3 kose, mu by'ukuri ntabwo ari 1, 2, 3, oya, ahubwo yarakubiswe cyane. Kuko hano Bibiliya yavuga ngo nuko ararakara atangira kuyihondaguza inkoni. Kuyihondagura rero ntabwo ari ugukubita 1, 2, 3, oya, ni ugukubita cyane guhondagura, nk'uko bahondagura ingoma ishaka ngo ingoma ivuge cyane. Ariko kwa kwirangira kwa ya ngoma cyangwa se kwa kwirangira kwa za nkoni za ya ndogobe byishushanyijemo 3, bishaka kuvuga ngo byaruze, mbese yarayibabaje bihagije, nicyo bishatse kuvuga. Ya ndogobe rero twasanze ari Yezu uhetse ibyifuzo byacu, uko dukomeza kumuhondagura nawe akagera akituriza. Uko dukomeza rero kugenda dutera amahane tugira gute, ntabwo Yezu bigira icyo bimubwira, ahubwo aravuga ati ubwo ngubwo numara kumva ko icyo nkora cyose ngikorana urukundo uzangarukira mwana wanjye. Nuko Balamu rero avugana n'indogobe. Balamu uko yavugana n'indogobe arayibwira ati asubiza indogobe ati nuko usuzugura uko wishakiye, ubiyongera inkota mu kiganza nahitaga nkwica. Urumva ko Balamu mbese ni nko kuvuga ati ndarakaye cyane. Urumva rero umuntu wakubise 3 ntago ari we wavuga ati yongera n'inkota mu biganza, mbese muri make yarafite umujinya ugereranywa n'inkota. Balamu rero yaravuze ati ngira inkota mu biganza mba nkwishe, ariko mu by'ukuri imbere y'Imana byagaragaraga ko mbese ari nko kuyica. Ubwo mbese muri make icyaburaga nicyo gikoresho ngo abirangize, ariko igitekerezo cye yaragifite. Ngiyo ngira inkota mu biganza ngo nkwereke mba nkwishe. Bibaho rero ko kenshi natwe duturubika Yezu tukumva ko agomba gukora ugushaka kwacu, kugeza naho twumva ko natabikora uko dushaka dushobora no kumwica. Erega Yezu tumwica buri munsi, muvandimwe ugana mu ijuru wivuga ngo none se ngo Yezu ngo twamwica, turamwica se ko ari cyo dukora gusa? Buri munsi duhora tumusubiza ku musaraba, akaba ari nacyo avuga ati abantu banyituye nabi, ishavu rinyuza umutima, mwana wanjye niki nagukoreye kibi gituma unyitura nabi nk'uko nguko koko. Ngaya magambo ya Yezu imbere yacu. Yezu tumwica buri munsi, Yezu tumubabaza buri munsi, Yezu duhora tumusubiza ku musaraba. Ndibuka kera nyiri umwana hari ukuntu twarahiraga, mbese ukomeje ariko nkavuga ngo ndagasubiza Yezu ku musaraba, ubwo nabaga nkomeje koko. Ariko naje gusanga ngewe iyo ndahiro numva kandi ndahiro ikomeye cyane. Numvaga kusubiza Yezu ku musaraba byaba ari akaga gakomeye. Kombe ntabwo narenze ko mpora musubiza ku musaraba, ahubwo ahora usubiraho kubera ngewe sinshaka gukora ugushaka kwe, mu by'ukuri nifatanyije n'abishibi. Sinshaka kumva icyo avuga, mu by'ukuri nifatanyije n'abagome. Nicyo ngicyo biba bivuga. Duhora tumusubiza rero ku musaraba mu bibi dukora, tujye tumenya ko burya turi gusubiza Yezu ku musaraba. Balamu rero tumugarukeho. Ati ngira inkota ahubwo mba nkwishe. Avuga ngo indogobe yaramubwiraga ati kose urampora iki koko, ubuse koko? Ati uravuga iki? Ati ceceka. Iyo ngira inkota ahubwo se ugira ngo nibingibi wari kubona gusa ko mba nkurangije. Bivuga ngo yari afite umujinya mwinshi cyane. Niba Balamu yarahagurukijwe no gukora ugushaka kw'Imana, yarababajwe n'iki gituma akubita indogobe bigezaho. Uku gukubita indogobe birakugaragariza ko Balamu yari yifitemo ikibi mu mutima.
ari nacyo cyatumaga ashaka kwica iyi ndogobe. Kugira inkota rero nabyo reka tubiganireho. Balamu ukuntu yayibwiraga ntabwo ari inkota yo gukiza indogobe, ahubwo ari inkota yo kwica indogobe. Ni benshi rero bajya bagambirira kutwica, ni benshi bajya batwanga bakagambira kutugira nabi, ariko Imana yo mu ijuru ikadutabara ikabambura inkota, cyangwa se nitume bafata inkota mbere yo guhaguruka. Kuko Balamu yaza kuba afite inkota, iyi ndogobe ntibari no kwirwa bavugana, yari kuba yayirangije kera. Ariko Balamu si ukuvuga ko yarabuze inkota mu rugo, ariko Imana niyemeye kwaguruka na ya nkota. Kutagira inkota rero nabyo bikaba ari ikindi kintu nacyo kiri buze kutwereka ukuntu Balamu yahagurutse ameze. Kutagira inkota ni ukutagira ubutabazi, ni ukutagira ijambo rizima, ni ukuvuga ngo Balamu ntiyari afite mu kanwa k'ijambo riri bukize. Haleluya. Niko kutagira inkota, kuko inkota ikunda kugereranywa n'ijambo ry'Imana. Inkota iryaya mugi yombi tuyisanga mu byahishuwe. Ni ukuvuga rero ngo Balamu nta nkota yari afite, nta jambo ryiza yari afite. Ni ukuvuga ngo yari yasize ijambo ryiza, yari yibagiwe inkota, yari yaje nta nkota. Haleluya. Bityo rero uko atashoboraga kwica ya ndogobe aho yari ihagaze mu nzira, ni nako atashoboraga kugira icyo akora cy'Imana. Nta mbaraga yari afite. Kutagira inkota reka nabyo twongere tubyumve, ni ukuvuga ngo inkota ni igikoresho umuntu akoresha yitabara. None niba Balamu atari afite inkota muvandi, ubwo urumva yari kwitabarisha iki? Balamu nta gatege yari agifite, Balamu nta cyiza yari afite, nta nkota yari afite, kuko iyo aza kuyigira yariguye mu kira ya ndogobe. Kandi yaza kuba yifite n'indogobe wenda ntiyari kubigenza gutya, kuko ko Balamu nta nkota yari afite, ntacyo kwitabarisha yari afite. Niyo mpamvu indogobe yamugaraguye uko ishaka. Bivuga iki rero? Igihe tuzaba tudafite ijambo rizima, igihe tuzaba tudafite ijambo ry'Imana nk'impamba y'urugendo, n'ukuri nta kintu na kimwe tuzageraho. Nibyo niba Yesu akubwira ati tegereza ntubashe gutegereza, yakubwira ati hagarara niwibuke ko Bibiliya itubwira ko tugomba gutegereza isaha y'Imana. Uzakubita indogobe igihari, kubita igihari, mbese uzarindagira. Nicyo bishaka kuvuga. Uzarindagira, kandi kwa kurindagira kwawe kukuviremo kurakara. Uzarakara, urakarire Yesu, kandi mu by'ukuri ikibazo si Yesu guhetse. Ikibazo ni iki? Ikibazo ni wowe udafite inkota. Muvandimwe mwiza we, nugenda mu rugendo udafite inkota, ukagenda udafite ijambo rizima, ukagenda udafite icyo kwitabarisha, n'ukuri indogobe izakugaragura. Ikibazo si indogobe, ahubwo ikibazo ni wowe. Wenda Balamu yashoboraga kuyitwangisha inkota indogobe igafata inzira, ariko nta nkota yari afite. Ari kwicuza atahubwo iyo ngira inkota. Ni ukuvuga ngo iyo ngira ikirusa ahangaha mba nkugiriye nabi. Nguko uko duhora tubwira Yesu rero. Yesu atari ko nagukoreye ibishoboka byose, mwana wanjye uragira ngo nkore iki? Ngo yango mve imbere Nyagasani, ngo wobwe abana rifite inkota ngo ngusogote, ngo burya bakwishe gakeya, ngo njyewe iyo maba. Kandi ubwo uyu munsi ukaba uri inshuti ya Yesu. Yesu ndamukunda rwose, uyu mwami wangiriye neza nanjye ndamukunda. Yesu ndamukunda, ukabura umukunzi wa Yesu. Uri umukunzi wa Yesu. Yesu ndamukunda rwose, icyazama cyose nzacyakira. Uyu mwami yangiriye neza rwose rwose rwose, uri umukunzi wa Yesu. Wanatekereza Yesu kwa kundi bajya bamushushanya ku mashusho kuriya nyine, Yesu mwiza, Yesu ufite amaso meza, Yesu mbese kwa kundi ukavuga uti yewe we uyu ngo yageze iwanjye Mana, n'ukuri Mana we naba nshubijwe. Ariko Yesu aza buri munsi mu ishusho rya wa mukene, Yesu aza buri munsi mu ishusho rya wa muntu mufitanye ikibazo, ariko ntushaka kwakira Yesu wawe. Utegereje ko uzakira Yesu mu Karistiya gute? Mbwira rero nanjye nkubaze kandi tuganire. Yesu mu Karistiya ari mu gisa n'umugati, cya kindi gisaba kwemera cyane kugira ngo nemere ko Yesu arimo. Ariko sinubaha uwahawe Karistiya. Kandi buriya reka nkubwire muvandimwe, uwahawe Yesu nawe aba yahindutse nka Yesu. Sinshaka rero kwakira uwahawe Yesu, uwo simushaka, kuko yabasa kose n'akazi ke.
ntago mushaka. Yarambabaje, yaranutse, anuka se yabonaga ariko uzi ko navuye ku kazi ari runaka umpemukiye, ariko uzi ko ari runaka wo burya waneranyije na runaka, ariko burya mwihorere, ariko uzi ko naje kumenya yuko ari we wagambaniye umwana wanjye, ari nawe wari watumye bari bagiye kumwica nuko Imana igakinga akaboko. Yewe buriya muntu n'umugome n'umugambanyi, ubwo ukaba wamurambitse. Ubwo kandi ku cyumweru ukagenda mu bisa rwose cyane wiyemeje cyane, ukajya guhazwa runaka nawe wa wundi ucira urwo gupfa nawe akagenda agahazwa. Mwembi musa na Yezu, mwembi mufite ishusho ya Yezu, ariko ishusho ya Yezu nihoberana muri mwebwe. Mwarangiza ngo Yezu we ngo ninkubona bakubwira ngo mu ruhango ngo rwose ngo noneho ngo abantu bari gukiruka, burahagurutse uvuye n'ibyumba cyangwa se uvuye mbese kure hashoboka, niho ndi kuvuga diririre no mu ruhango. Yewe rimwe na rimwe ukagenda rwose ukararayo, ndetse ukagenda ugakora roterete rwose uvuga uti Mana yanjye rwose, Mana yanjye rwose ndagushaka mu mutima wanjye. Yezu ari kukubwira ngo akira urumuri. Wikwirwa ufata n'urwo rugendo ujya Kibeho, wikwirwa ufata urwo rugendo ujya mu ruhango. Ikibazo kiri hafi yawe. Ni nabyo Yezu yavuze ati bazababwira ngo Yezu ngo nguriye hakurya, ati ntimuzajyeyo. Bazababwira ngo nguriye hakurya ntimuzajyeyo, kuko ubwami bw'Imana buri hehe? Rwagati muri mwe. Haleluya. Rwagati muri mwe. Uri kujya gushakira Yezu mu ruhango, uri kujya gushakira Yezu kwa Padiri Balake aho yagiye hose ukaba wagezeyo, uri kujya gushakira Yezu kwa Kristo Ndikumana kuko inyigisho z'ukabura zikurikira neza, ntacyo bitwaye, ntago ndi gupinga, ahubwo umva Nyagasani Yezu ko yantumye. Haleluya. Yantumye ngo nkubwire ngo garura ibirenge, hina ibirenge, umenye ko ubwami bw'Imana buri hehe? Rwagati muri mwe. Nta kintu na kimwe, haleluya, nta kintu na kimwe Kristo Ndikumana azagukorera, nta kintu na kimwe Padiri Balake azagukorera, nta kintu na kimwe mu ruhango bazagukorera niba wowe ubwawe udashatse guhinduka. Ejo twarabiganiriye, guhinduka, kwisubiraho, guhinduka no gusenga ni iby'umuntu ku giti cye. Nshobora kugufasha gusenga ariko udafashe umwanzuro ntabwo byakunda. Nshobora kukurangira umuti, nshobora kuguherekeza nkakujyana kwa muganga, ariko udashatse kumira umuti nawe ukajya uwujugunya ntabwo wakira. Nge narakuvuje, ariko ni wowe ugomba kumira umuti. Kera twajyaga tubikora, bakaduha ibinini kubera ko kiruruka ukijomba ahantu ugakomeza ukarwara, birumvikana. Noneho bakavuga ko se iyi miti ko itari kuvura uyu muntu byagenze bite, bakagira ngo imiti yagize resistance, kandi mu by'ukuri ntarigeze nyinywa. Kubera iki? Ndayihisha, ndayitsimba, nkayitsimba ahantu. Ubwo rero ni ukuvuga ngo sinshobora gukira niba ntafata imiti uko bikwiye. Kandi gufata umuti ni ibyanjye ku giti cyanjye. Baramperekeje banjyana kwa muganga, muganga yaransuzumye, muganga yanyandikiye imiti, abagomba kuyigura barayiguze, imiti ndayifite, ariko kuyimira ni njyewe. Haleluya. Kwisubiraho, guhinduka no gusenga ni njyewe ku giti cyanjye, ntabwo ari Padiri Balake uzaguhindura, ntabwo ari Kristo Ndikumana uzaguhindura, ntabwo ari mu ruhango bazaguhindura, ntabwo ari Padiri cyangwa pasiteri runaka cyangwa bya byumba by'amasengesho mujyamo bwa butayu, ntabwo ari bwo buzaguhindura niba udashaka guhinduka. Birumvikana, bamwe bajya mu butayu bakahakirira, abandi ntibahakiriye. Kubera iki? Umutima wajyanye muri ubwo butayu niba uri bugukize. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ni wowe ubwawe ugomba kubanza kwisuzuma ukareba icyo ushaka. Ni byiza ko twakumva izi nyigisho, ni byiza ko twajya mu ruhango, ni byiza mbese ntago aho hose ntago navuze ngo ntukajyeyo, yajyayo hagufashe kurushaho kunguka ubumenyi ku Mana. Ariko wunguka ubumenyi ku Mana bukujyana hehe? Mu guhinduka no gusenga byuzuye. Haleluya. Nawe ubundi uraruhira ubusa. Ijambo ry'Imana ritubwira ati nzababwira ngo nimumve imbere, ngo bazamubwira ngo Nyagasani, ngo nyamara ariko ngo twasangiriye kandi twanywereye ku meza hamwe nawe. Ngo azababwira ngo nimumve imbere, koko sinigeze mbamenya. Kubera iki? Ibyo bakoze ntago ari byo Imana ishaka. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ntabwo ari icyo ngicyo uyu munsi cyanzinduye ngo nkubwire ngo uravumwe ngo birarangiye wakivumewe. Oya, ahubwo naje kukubwira nti niba wari uhagaze no mu muvumo garuka.
birashoboka ko wari waratwaye akarenge uri kugenda mu kantu kameze nk'aka kera ndibuka tukiri batoya twajyaga tugira umuriro cyane cyane imishishi y'amasaka. Urabona kuriya ihundo ryeze ry'ishaka hari ukuntu bagahura amasaka agashiramo, noneho yamara gushiramo ya mishishi bakayicana, bayicana rero ikagira umuriro udakunze kuzima. Imishishi yagiraga umuriro twawitaga twebwe umunyotwe. Umunyotwe rero ukaba hahandi ubona ko ari ivu nk'irindi ariko wakandagiramo ugashya kuko umuriro wabaga urimo hagana hasi. Hari abantu benshi bajyaga bashya kubera wa muriro witwa umunyotwe. Uwo munyotwe rero hari igihe wowe ugendagendaho, wowe ukareba ukavuga uti nzakomeza nigendere ko rero uribeshya cyane, urashya ibirenge. Ngewe rero ndakubwira nti wigenda hariya hantu, wigenda muri ya munyotwe udashya. Niba naje kukuburira rero ntabwo ari ngewe ufite ikibazo, ahubwo ni nkuburira ni hariya n'umunyotwe, ntabwo ari umuriro, nako ntabwo ari ivu. Ukanguka jyayo, ubwo ibisakurikiraho ntabwo uzabimbaza. Muvandimwe rero ugana mu ijuru, Balamu niwe turi kugarukaho. Ari kuvugana n'indogobe, ariko kubera ukuntu Balamu yari afungiranye, kubera ukuntu yari yamaze gupfunga ubwenge atumva, ntiyanumvaga byibuze icyo bisobanuye kuvuga ku indogobe, ahubwo agasubirikanya nayo. Indogobe iramubwira iti se ntabwo se ndi indogobe yawe wagendagaho kuva kera? Hari ubwo se nari nsanganywe iyi ngeso yo kugusuzuguranya? Balamu arasubiza atoya, umva ubwenge bwe buke. Ari kuvugana n'indogobe igisimba, bari kuvugana n'indogobe ikamugaza, si ngewe ati none se sinagutwaraga neza? Yego. None se nari nsanzwe mbigenza gutya? Oya. Wumva ubwenge bwa Balamu. Neza byarangiye Balamu kubera ko yavuye mu ijambo ry'Imana, icyo yavuganye n'Imana yakibagiye, atangiye kuvugana n'indogobe. Akaba ari irimo kumugira inama, ahubwo nguko uko byagendekeye Adamu na Eva. Bavuye mu ijambo, nta nkota bari bafite, nuko inzoka irazira babwira, batega amatwi basubirikanya nayo. Balamu ntabwo yigeze agira ubwenge ngo avuga ati ariko ubu ko ndi kuvugana n'iyi ndogobe koko isanzwe intwara, indogobe isanzwe ivuga. Ntabwo ibyo yigeze abitekereza. Umva ijambo rivuga ngo nsanganywe se iyo ngeso yo kugusuzugura, ntabwo se ndi indogobe yawe wagendaga kuva kera? Bivuga iki? Iyo ndogobe yari isanzwe izwi na shebuja, nawe yari asanzwe ayizi. Aya magambo avuga ngo usanzwe ingendaho birashaka kuvuga ngo Balamu asanzwe azi ko indogobe itavuga, asanzwe azi ko indogobe itamusuzugura. Ni ukuvuga ngo n'indogobe ye yakundaga, n'indogobe ye yakoreshaga, mbese yayirebagamo rwose bikaba byiza. Ariko byahindutse uyu munsi, indogobe ntabwo iri gukora ugushaka kwa shebuja. Irangije irahindukira iramuganiriza. Balamu ubwenge bwe bwari bufunze, ni kubera ko nta nkota yari afite, nta jambo ry'Imana yari yabisize inyuma, yari yibagiwe icyo avuganye n'Imana, nk'uko Adamu na Eva bibagiwe icyo bavuganye n'Imana bakumvira inzoka. Na Balamu yari ntabwo yari akibuka ibyo avuganye n'Imana. Ni nayo mpamvu yavuganaga n'indogobe kandi ukabona ntacyo bimubwiye. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, uyu munsi ntabwo ndi bukore audio ebyiri, uyu munsi ngiye gukora imwe kuko tugiye no gutangira kujya tugenda gakeya. Balamu we, iyo ndogobe yawe isanzwe ivuga, none se niba iri kuvuga ni ukubera iki indogobe iri kuvuga kandi ukayisubiza? Niba watangiye gusubirikanya n'inyamaswa ugatangira gusubirikanya n'indogobe, ni ukuvuga ngo nawe wabaye iki? Inyamaswa nkayo. Indogobe ahubwo noneho niyo iri kurezo na Balake ikamubwira Balamu, ariko se nyamara databuja, nyamara nubwo nko biturandenganya, none se nsanzwe mbikora neza ngwi, none se koko nesanzwe ngusuzugura? Oya. Urumva ko Balamu yari yabaye ari ikiganiro numvise muri iyi minsi kuri radiyo kiransetsa. Kinsetsa gute rero? Iyo ngiye kuragirizaho iyo nkuru, niyo ngiye kuragirizaho umugore we yahamagaye kuri radiyo,
mbese ni bya biganiro bavuga nyine byerekeranye n'abashakanye mu buriri, mbese bavugaga ibyo mu buriri niyo mpamvu ubwo bishekeje. Noneho umugore akavuga ngo ngiye ngo umugabo wanjye ngo nta kigenda rwose, ngo mbese ngo nta nubwo azi kumfata neza, mbese ni nko kumushinja ko nta kigenda. Noneho umugore ahita avuga ngo n'umugabo wanjye ngo nguyu ngo turicaranye ngo reka mubaye. Ubwo rero umunyamakuru ati mume nawe mubaze. Noneho umugabo ngo nese ngo wa mugabo we ngo ibyo umugore wawe ngo avuga ngo nibyo ngwi, none se urumva se uzakosora gute? Agaceceka ngo ubuse witeguye se byibuze kuza tukakugira inama, none se uzaza ryari? Muri iyi minsi. Ariko se koko niko bimeze koko? None se koko urumva ko kudakwiriye kugirwa inama? None rero uzaza tuguhe umuti tukugire uko ugomba kuyigenza. Murakoze. Ubwo ikiganiro uwo mugabo arangije kuvuga, abantu twari kumwe baraza bati uwo mugabo nta nubwo ari umugabo, ubwo ni imbwa, ni ikibwa. Umuntu wemera kwitaba umunyamakuru radiyo yumvwa n'abantu bose ari muri ubwo ko se umugore wawe ni umufasha uko bikwiye? None se ko angana gusa ukeza se uyu ni umugabo. Ariko muvandi nuko reka duseke koko, ubwo se wa no umugabo ngo ko se ngo umugore ibyo avuga ni ukuri? None se koko ntabwo umufasha uko bikwiye? Balamu rero nawe nuko byari byamugendekeye, nuko uvuga yari yataye sanse y'umugabo, yari yabaye indogobe neza, yarushwaga ubwenge n'indogobe. Indogobe ikomeza, none se singiye usanzwe ngutwara? None se nasanzwe nitwara gutya? Oya. Balamu yari yabaye uwo bita zezenge mu Kinyarwanda. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, reka tugaruke guseka nabyo biba ari ngombwa, tuba tubikeneye. Ariko Balamu ntabwo yari umugabo. Nk'uwo mugabo numvise rwose nanjye navuze numva Nyagasani Yesu, aba baganga ni abanyamakuru bavuga ngo baravura ntibararushywa n'ubusa. Ubusa uyu muntu baramuvura n'amubwenge. Umuntu w'umugabo udashobora kuvuga ati wenda tuzabikosora, cyangwa se arambeshyera, cyangwa se wenda umwami wa twari kumwe namaze se ari wowe bigenze gutyo, umugore akabivuga wabigenza utavuga ati ngese ushobora no kwitaba iyo telefone. Ubwo se wakwitaba uvuga iki ubwira abanyamakuru? Muvandimwe mwiza rero, kwitaba umunyamakuru ntabwo aricyo kibazo, ahubwo ikibazo igisubizo ufite cyo guha umunyamakuru ni iki? Balamu rero nawe yavuganaga n'indogobe, nuko indogobe imurusha ijambo. Muvandimwe ugana mu ijuru, reka tugaruke iwacu. Tugiye rero kurangiriza ahangaha. Ndabona iyi audio nayo igiye kuba ndende, ariko muri iyi minsi zanjye nshishamo kiremo ka audio kamwe kamwe, kuko numva icyo dukeneye atari kurangiza inkuru ya Balamu na Balake, ahubwo icyo dukeneye cyane ni ugusobanukirwa ese twebwe twitwaye dute. Rero ndanga ko iyi audio yazaba ndende cyane, abantu benshi bakananirwa kuyifungura, ariko ninyuzamo ngatanga audio imwe ntibikagutera ikibazo muvandimwe, nabyo biba ari ngombwa. Hari n'abantu benshi buriya dufite muri audio baba banejejwe no kuzumva, ariko iteka babona ari nyinshi zikabaca intege. Nongere ndangirize no ku bantu tugira muri audio nabo mugira umuco mubi, kandi nukuri ntago ari umuco mwiza pe. Akagira gutya ngo aha abantu audio hagashira nk'iminsi 3 atabaha, yajya kuba hagafata yarundumura rero akagwatekereza kugira ngo umuntu agwe audio 6 cyangwa 7 icyarimwe, uhita wumva ucitse intege. Biba byiza rero iyo ubasha kugenda ukurikira imwe kuri imwe, nibyo byiza. Nanjye rero ntabwo nzi guhera rimwe, ari n'igenzi itegura wenda nk'izi minsi 3, ariko ntabwo nzi guhera rimwe. Icyo bishatse kuvuga rero niki, niyo nazi guhera rimwe nukuvuga ngo nguhe iminsi 3 yo kuzakomeza kujya uzirebaho. Bivuga iki rero? Bivuga ngo tugabure neza. Burya ibiryo bigabuwe neza biranaryoha. Bishobora kuba bitetse neza ariko bikagaburwa nabi. Gute rero? Tuvuga umuntu agutekeye bya biryo washakaga, ariko ajya kukugaburira ukabona afashe isahani iriho ivumbi cyangwa itaka agashyiraho, ase ubukibiriye, cyangwa isahani itogeje, cyangwa ihanaguje cyaye service rigisa nabi, uhita wumva ucitse intege. Natwe rero harugiye tugabura nabi tugaca intege abo tugaburira. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ni igihe cyo kugira ngo buri wese yikosore, yisubireho, arebe uburyo agabura, noneho tugerageze kujya tugabura neza.
Imana rero iduha umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.